Yes, turi i Kabuga mu murenge wa Rusororo mu mujyi wa Kigali. Reka nongere mbisubiremo, turi mu murwa wa Kigali. Ni GC, ni amahirwe adasanzwe. Iyi nyubako tuzanye ifite ibyumba 4, salo, saramanje, dushe na toilette 3 mu nzu, imeze neza cyane. Murabona neza cyane, murababona ukuntu basharamye. Abantu batuye hano heza pe. Imodoka yahageze, abavuga ko hatagira imodoka, dore twazanye imodoka kandi iri hasi cyane. Hanyuma rero karibu tujyane twihuta tubereka iyi nyubako ukuntu imeze neza cyane. Karibu. Yes, iyi nyubako hano ifite parikingi y'imodoka ebyiri. Murabona utu tuvaze ukuntu ari twiza cyane, tugiye tujyana n'aya mapave ndetse n'amakaro ukuntu ari heza cyane. Nitugera hano turabona akantu ko ku cyumba cyangwa se akabarikoni ko ku cyumba gateguye like American house. Aka kantu ni keza, murabona uburyo bagasakaye. Rero harimo umuryango cyangwa se idirishya rikururwa kandi hameze neza cyane. Twinjira mu nzu rero, hano turahita tubona salo yisanzuye, salo yajyamo intebe iyo ari yo yose, wayikura Dubai, wayikura China, aho wayikura hose salo yajyamo kandi imeze neza. Murabona aka gatara ukuntu kameze neza. Wow, ikeza pe, aka gatara ni keza cyane, bagiye bashyiramo amatara meza. Muno rero harimo udu spotlight, hano kuri TV stand harimo udu spotlight twiza. Iyo ducanye ndabigukumbuje, hari ibintu byinshi tutarabereka. Hano uhita babona salamanje yisanzuye, ni salamanje iyo uyivuyemo uhita ugera ku gikoni nacyo cyiza cyane. Iki gikoni tuhafite toilette, nako tuhafite depo. Iyi ni depo, ntabwo ari toilette. Tugahita tugira n'inzira ijya mu gikari hirya. Twihuta noneho ndashaka kubereka noneho ukuntu uyu muntu yateguye. Come on cameraman, uno mwereka ukuntu nyir'inzu yateguye hano hantu. Aha hantu ni heza, ndahagutuye. Ni Rusororo, ahantu heza mu murwa wa Kigali. Ngaho ndebera iki cyumba. Iki cyumba ni icyumba cyisanzuye. N'ibitanda 2 byajyamo. Hanyuma rero bya bindi nababwiraga, hano hari idirishya bakoze rikururwa, nuko tudashaka kurikurura, ariko reka tubikore. Wow, murabibona hano ni ku cyumba. Ushatse wafungura akayaga kakaza uko ubishaka, ukicarana umwuka uri naturel. Namwe murabireba, ni ahantu heza cyane. Abakongomani, abarundi, abagande, abatanzania, diaspora nyarwanda yose aho muri USA, muze mu bambere tubihereye inzu. Ibaze kuri miliyoni 110 gusa ugatura i Rusororo mu murwa wa Kigali, ahantu heza hari gutera imbere cyane, hari imiturirwa y'amazu, ahantu heza cyane kandi hahendutse. Abanyarubavu tuziranye se, iyi nyubako iyaba ari iri Rubavu muza amafaranga tuba turi kuyicira, murabizi abo twirirwana mu mujyi wa Rubavu. Hanyuma rero tudatinze reka tubereke inzu y'umukozi ndetse n'igikoni. Iyi ni inzu y'umukozi, hari igikoni. Hano hantu turahatangira kuri ayo mafaranga tumaze kubabwira, miliyoni 110 gusa. Utunge ahantu harimo inzu ikomeye yubatse neza, ifite ubuso burenga 350. Uduhamagare kuri izo nimero, muzane ayo mafaranga tubihara hano heza. Ni byiza, turabakunda cyane.